mama najyaga nkunda kubaza mukecuru wanjye nkamubaza kenshi kuko mama ntwite nyine n'inda yanjye yashatse kuyikuramo kenshi biranga ngo yayikuyemo kenshi bibaho ngo akanywa imiti ubwo niwe wari ugiye kuzapfa ngo nanavutse ashaka kuniga kuko ngo ntago yigeze ajya kumubyarira kwa muganga. Yego yakubyariye mu rugo. Yambyariye mu rugo ngo ntabwo ashaka kuniga abaturanyi baramutesha. Numvaga ko nyine papa ari umuntu mwiza ngiye guhura nawe yenda wewe papa ni umukire cyane. Yego. Papa ni umukire. Aho i Burundi. Aho i Burundi numvaga ko nyine kuko numvaga ukuntu banamuvuga kuko nyine mu Rwanda nabyumvaga bavuga ko ari umukire. Ubwo ibyo byose ngo yabikoraga ngo yamwemereye ngo 500 ngo azamuha. Uwo musaza nyine naje kumenya nyuma ko yacuruzaga abana b'abakobwa mu bindi bihugu. Nyine nahamaze iminsi akajyaza akambwira ngo ni nambare ngikariso n'isutiye byonyine kugira ngo ngire ngushirike isoni byagusaga ngo kuri ibyo biyoga n'ibitabi. Arababwiye ngo nimutegura imodoka ngo tugiye kugenda ngo mukanya saa 8 turaba tugiye. Zamanywa z'ijoro. Yego. Nka yasanganye ngo mbe ntamuhaye amata. Nka yasanze kwa nyirakuru ngo banywa amata ntayanywa. Nzi ko buryo yavuga adafashwemo neza. Yigeze kujya i Burundi se ababyeyi be babi Burundi? Nyina ni umunyarwanda ni mushiki wanjye yagiye i Burundi abyarira y'uwo mwana. Mama mushiki wawe yamusize? Iwanya afite igihe kingana iki? Yamusize ari agahinja.